ramba ndetse ugire amahoro ukurikiranye Lioness 250. Ndongeye kugaruka kuri wa mwanya wacu, kuri wa mwanya twihaye kujya twibukiranya ku bikorwa byacu bya buri munsi, ibyo dukwiriye gukora, ibyo dukwiriye kunoza, ibyo dukwiriye gukosora kugira ngo ubuzima bwacu dukomeze kubusigasira ndetse no kubutwara neza. Ndagushimira cyane wowe wamaze gukora subscribe, nanakubwira nti ugikomeza usangiza abandi ibyo tugenda twibukiranyaho kugira ngo twese bijye bitugeraho kandi bitugerereho ku gihe. Nawe utarayikora rero nakubwira nti uyikore, maze ibyo tuzajya tukwibutsa buri munsi bizajya bikugeraho ako kanya. Uyu munsi rero nje kukwibutsa kuki. Uyu munsi ikintu nje kukwibutsaho ni kijyanye n'imikoreshereze y'ubwonko bwacu. Mu by'ukuri abahanga bakoze ubushakashatsi babona ko abantu bose babayeho, yaba batambutse cyangwa se n'abariho bandi b'abahanga, bagaragaje ko umuntu akoresha ubwonko bwe kugeza ku 10%. Umuntu akoresha ubwonko kugeza ku 10%. Ibaze 90% yose isigara umuntu atarayikoresheje. Ni nyinshi cyane. So baratubwira bati rero ubwonko bwacu tubukoreshe kubera ko ubwonko bwacu ntago bufite capacity nkeya ishobora kuzura. Ubwonko bwacu burashoboye, tubukoreshe kugeza hahandi wumva rwose nawe ko wabukoresheje. Ikintu batubwiraho cyane cyane nko ku rubuga rwitwa Healthline, batubwira ko ubwonko bwacu dukwiriye kujya tubukoresha mu buryo bukurikira: kwiga cyane ibintu bishyashya, harimo gusoma ibitabo, kwiga indimi nshyashya, kwiga ibintu bishyashya utari umenyereye. Bya bindi byose bikugezeho bishyashya ntuvuge ko atari ibintu bibaho, ahubwo ukihatira kubyiga kugira ngo ubimenye. Ikindi batubwira gukora, batubwira gukoresha imyanya myumvirizo yacu neza, tukayikoresha kandi cyane. Imyanya myumvirizo nyamurayizi harimo kureba, kumva, gukoresha umubiri. Iyo yose ni imyanya myumvirizo dukwiriye kwihatira gukomeza kuyikoresha neza. Ikindi batubwira kandi mu rwego rwo gukomeza gukoresha ubwonko bwacu cyangwa se kubuha ifumbire, batubwira ko tugomba gukora imyitozo ngororamubiri, kuko imyitozo ngororamubiri ifasha kugira ngo hazemo oxygene mu bwonko, ubwonko buri fresh cyangwa se bwongere bumere neza, ubundi bwakire bya bindi uri kugenda ubushyiramo. Ikindi batubwira kandi tudakwiriye kwibagirwa ni ukurya neza, kurya ibiryo bifite intungamubiri kugira ngo ubuzima bwacu bukomeze bumere neza ndetse n'ubwonko bukomeze gukora neza. Kandi batubwira ko tudakwiriye no kwirengagiza kuruhuka kugira ngo ubwonko nibe buri kuruhuka bukomeze bwiyubake, maze ibyo uzongera kubushyiraho cyangwa se ibyo uzongera kubukoresha uzabashe kubyakira neza. Ni byiza rero ko dukwiriye gukoresha ubwonko bwacu neza. Ni byiza ko tudakwiriye guha limite cyangwa se intangiro cyangwa se bariyeri ubwonko bwacu. Reka ubwonko bwawe bwige, reka ubwonko bwawe bwiyongere ubumenyi, maze ukomeze bukoreshe neza, kuko twabonye ko bufite capacity irenze iyo wowe watekereza. Ushobora gutekereza ibintu kandi ukanabikora, kuko iyo utekereje ikintu nibwo ugikora, ntabwo wakora ikintu utagitekereje. Uratekereza, wamara gutekereza ukagikora. Kandi ubwenge bwacu ushobora gutekereza kugera kure hashoboka. Reka ubwonko bwacu tujye tubukoresha, twe kubugira ubunebwe, twiga ibintu bishyashya, twe kujya duhora mu bintu bimwe, cyangwa se wumve ko ngo warangije kwiga ngo wumve ko hari ibintu udakwiriye kongera kwiyungura kubera ko wumva ngo hari aho wageze. Oya, reka twongere twige ibintu bishyashya, dukoreshe ubwonko bwacu cyane, kandi bizatuma natwe uko dutekereza cyane tunakora ibishyashya, dukora ibintu byaduteza imbere cyangwa se ibintu byadufasha mu buzima bwacu bwa buri munsi. Tuzasubira ubutaha tutongera guha ubwonko bwacu limite cyangwa se kubuhagarika mu mitekerereze. Usangize abandi iyi video, ubundi ushyiremo igitekerezo cyawe, utubwire icyo twagakwiriye kwibukiranya mu buzima bwacu bwa buri munsi, cyangwa se ibyo twagakwiriye no gukosora. Nawe ubutaha, ciao, bye.